ugakora ibyaha ukabirimbiraho ukabicurangiraho ukabiziniraho kubera ko minister ukabibyariraho abana ukabicururizaho ukatuza ngo ni amahoro nta rugamba rurimo. Ibyo kamera akunda kuga niwe wamubanjemo haje undi mugabo wa kabiri nawe winjiyemo harimo abagabo babiri mu muntu noneho bagaramo bahuyemo badahuje papasi badahuje ibitekerezo badahuje imibereho badahuje kubona ibintu zose birahabanye. Anything they have is different from one another. What the nature loves, the spirit hates it. And what the spirit wants is against what the nature wants. How can these opposite people live in one flesh? As the spirit and the flesh are all trying to rule and making you unstable. And what the Bible says on verse 16, be led by the Holy Spirit so that you may not accomplish what will people say about you. That the Spirit has spread into you that even if you were not there, people would testify of them. Let alone speak in tongues. Because people can replicate tongues. Sometimes people can fake. Hallelujah. Say hallelujah. Mwongere cyane hallelujah. Hallelujah. Nimugoroba sinzi uko byabaye muvuge ngo hallelujah. Hallelujah. Mwongere cyane hallelujah. Hallelujah. Sifa kwa Mungu. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Hayalaba sema hallelujah. Hallelujah. Murakoze cyane. Thank you very much. Imana yacu tuyongera amashi menshi cyane Let's put our hands together for our God. Yes, murakoze cyane. Thank you very much. Reka Imana yacu tuyongera amashi menshi cyane. Let's applause our God. Hallelujah. Hallelujah. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. We are going to read the word of God. Bwana asifiwe. Praise God. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Going to read the word of God. Bwira mugenzi wawe mubwire ngo tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Tell your neighbor we're going to read the mubwire cyane tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Nabonye mubaye abanyeshuri beza, class iri imbere yanje mfite neza, ndabona mwese mbasengereye kubera ko hose ntahijwe ryasasera mureka kugico rifata. Turasoma mu rwandiko Paulo yandikiye Abagalatiya, the letter of Paul to Galatians, umurongo nu igice ni cya gatanu, chapter 5, umurongo ni wa 19 verse 19 kugeza ku murongo wa 21, 19 to 21. Bibiri iravuga ngo dore imirimo ya kamere iragaragara ni gusambana no gukora biteye isoni n'iby'isoni nke no gusenga ibishushanyo no kuroga no kwangana no gutongana n'ishari n'umujinya n'amahane no kwitandukanya no kwirema ibice no kugomanwa no gusinda n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare kuko nabibabwiye kera.
yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami. Now the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissension, heresies, envy, murderers, drunkenness, revelries, and the like, of which I tell you beforehand, just as I also told you in the past time, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Teme dufite Our theme, turakomerezaho umugaragu w'Imana yarangirije ku cyumweru. we shall continue from where the servant of God stopped on Sunday, twongeraho ibyo umwuka wera yaduhaye. and add on what the Spirit has given us. Teme turi buganireho niyi: Our theme is gukorera Imana mu mbaraga tubiheshejwe n'umwuka wera. serving God in the power given to us by the Holy Spirit. Gukorera Imana mu mbaraga tubihawe n'umwuka wera, apana uko twavutse. Serving God as given by the Holy Spirit, not as we think or we were born. Umukozi w'Imana yigisha muri iki cyumweru gishize, In the last week, as the servant of God was preaching, yavuze intambwe zigera kuri eshatu. mentioned 3 steps. Aho tuvukira turi, Where we are when we got saved, umwuka wera akahadusanga, and where the Spirit of God found us, akaduterura, and He led us akatujyana mu butayu, in the desert, in the wilderness, aho twinjira mu ishuri. where we start our training. Twarangiza gutsinda tutasubiyemo, After completing tutasibiye, our training, umwuka wera akatugeza ha gatatu, dukorera Imana mu mbaraga. the Spirit of God leads us in serving God mightily. Tuvuge ngo amen. Say amen. Mwongere cyane amen. Amen. Izo ni inyungu tuvana mu kubera ko twahawe umwuka wera. Those are the benefits of possessing the Holy Spirit. None no ku cyumweru, uyu munsi no ku cyumweru, Today and Sunday, tuzaganira ni gute dukorera Imana. Ubwo njye deja nageze hariya kuri faze ya gatatu, niho tugiye gukomereza. we'll be speaking on how we can serve God as a continuation of the 3rd step. Ni gute dukorera Imana mu mbaraga zitanga. How can we serve God in extraordinary power? Tubiheshwa n'umwuka wera, kuko ni zimwe mu nyungu tugomba kuvana mu kubaho k'umwuka wera. It's given by the Holy Spirit as one of the advantages of possessing Him. Aha ngaha dusomye, Where we have read, Bibiliya yatweretse intambwe ya mbere. the Bible has shown us the 1st step, Dutangiriramo, the very beginning, ariyo yayindi umukozi w'Imana yereka. which the servant of God mentioned. Tuvuka turi abantu ba kamere. We born as mortal people. Ndagira ngo munkurikire cyane. Please follow me. Tuvuka turi abantu ba kamere. We born as fleshly humans, nature people. Kubera ko Bibiliya iravuga ngo Because the Bible says, Adamu amaze gucumura, after Adam has sinned, twese twarononekaye. all people were hit. Cyangwa se kononekara kwinjiye mu isi. The destruction entered the world. Noneho rero Afterwards, duhinduka abantu ba kamere. we became men of sinful nature. Gusa abantu ba kamere. Only that, only sinful. Aha ngaha rero twasomye, Bibiliya iravuga ngo abantu ba kamere rero dore imirimo ibaranga, dore ubuzima bwabo, dore As we read, ibigaragara. the Bible shows the characteristic of sinful people. Iyo mirimo ya kamere bayisubiyemo hano ni ubusambanyi. The works of the flesh were mentioned is Umuntu adultery, wa kamere gusa mutupu, a sinful gutangazwa person, nuko aba mu buzima nk'ubu ngubu
sinzi ukuntu gutangaye. You can't be surprised that he's doing all this. Ahubwo watangara kuba yabishoboye ashobojwe Be nawe wenyine. surprised when they can hold themselves and not do these things. Gusamba They are adultery, ndetse iyo yabigezeho arabyirata akabihiga. and they can even be proud of such works Kubera ko ni kamere. because that is what the flesh does. Yakomeje no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni. Fornication, No gusenga ibishushanyo idolatry, no kwangana. hatred. C'est normal. This is normal Kubera ko umuntu atanga ibyo afite because you ibyuzuye can muri only wowe give nibyo what is bisohoka inside inyuma. you. You can give what is inside you. Ariko kiza gitangaza ahubwo ni What is ukubona umuntu surprising wangana avuga ngo yakiriye Yesu nk'umukiza n'umwami. is seeing a Christian who has hatred in themselves. Ishyari Jealousy, byose n'umujinya mahane wrath, self-ambitions, aha hanze aha outside. ureba amatiku ahaba ukareba ukuntu abantu bahigana ukareba imitego izibaho umuntu yagufatisha ukabaho uhora usimbuka imitego. Nimwumviye Outside here, people are always trying to trap others. iyo ni kamere ni That is the flesh. ese ubu twaba turi kumwe nimuvuga ngo Imana idufashe. Say, may God help us. Reka mbabwire iyi niyo shusho y'isi. Isi niko imeze This parce que is the isi ni image of kamere. the world because the world is flesh. Abantu bagomba gutandukana n'ibi ni ubundi bwoko bushasha bwitwa itorero. A different nation, which is the church, should show difference in relation to this. Uwabyawe na Adamu wa mbere Because if you born muri we from the first afite Adam, kamere muntu gusa. you only have the flesh. Hari in you. abagerageza bakarwanya kubera umutima bavukanye w'ubufura ngo n'imfura n'umwitonzi azagerageza kamere muntu nyine Some ikagerageza. good-mannered people try to behave well, but this cannot reach. igatsinda muri iki igatsindwa muri kiriya ikagerageza kidogo. You are successful here and defeated there because you just trying to get out of the flesh. Umwami Yesu abwira Nikodemo aramubwira ngo yewe Nikodemo, Jesus told Nicodemus, you Nicodemus, nukuri nutavuga truly I tell you, if you're not born for the second time, ushobora kwinjira mu bwami. you will not enter in the kingdom. Kuvuka ubwa kabiri ni ukugira What does it mean to be born again? ni ugufata indi nature nshasha. It's grabbing a new nature. Mureke mbabwire iki kintu. Let me tell you this. Iteka ryose uko byamera, However it could be, ikintu cyitwa nature cyangwa se nature cyitwa kamere kibaza bayitera mu rushinge, kibaza bayigira gute iza cannot be yanduzwa aho transmitted. yinjira c'est par la naissance. It is transmitted by birth. Inzoka ibyara inzoka, The snake can only give ikayiha birth to another nature, snake, kamere and the y'uyo. baby snake Intama has the ikabyara nature intama, of ikayiha the nature mother. y'intama, It ihene ikabyara receives ihene, automatically. inkoko ikabyara inkoko, A hen can only give birth to another hen, the eagle the same way. ni ukuvuga ngo mu kuvuka la naissance nizi kominika kamere nizi kominika nature. The nature is transmitted by birth. Ndabereka iki kintu. I will show you this. Buriya ikizu n'inkoko The eagle and the iyo hen, bimaze gutera amagi when they ntiwayavangura. produce Sibyo? their eggs, you can't Ariko differentiate nanone them. iyo imaze no kuba imishwi yavuyemo ntiwavangura umushwi w'inkoko n'uw'ikizu It's bikiri bito. even different to differentiate the young ones. Ariko kubera ko ryaturazwe n'ikizu igaturagwa n'inkoko, izaba inkoko kuko mwigi n'iry'inkoko ifite naca y'inkoko, iri rizaba ikizu kuko yaturazwe n'ikizu ifite naca y'ikizu. But the chick will become the chick, the same for the eagles, because they have been produced by such. Icyo uzareberaho How you will bihereze gusa observe, igihe, ubihereze just give igihe, them time. bizatorera hamwe bikiri bito. They might eat together, Uko bigenda bikura but as they evolve, ikizu kizatangira kuguruka nka nyina, the ego will show its true kigera nature. gifata ibirere
it will behave like its umushwi w'inkoko mother. nawe uko ugenda ukura Where the chick- nuguruka uzasimbuka gusugere hari yugwe The chick can only jump, but it can't follow the eagle because it doesn't have the eagle's nature. niyo mpamvu Which is the reason aho twatangiriye where we started ni from muri nature ni muri kamere is in the irangwa na nature biriya twasomye. that is characterized by what ntabwo you have umuntu waba read. uri ahangaha yakora n'imbaraga ntabwo You byashoboka. cannot be powerful kuko where gukorera you imana see mu the mbaraga nature. bijyana n'abo turi bo. ni ukuvuga Serving umurimo God w'imana mightily utangirira muri comes twe. from who we are. It starts inside us. sema haleluya. Say umurimo w'imana hallelujah. utangirira muri twebwe. The ministry starts inside us, niyo mpamvu ijambo ry'imana which is the reason the word of umunsi God, yesu aganira na nikodemu when Jesus was speaking to ntabwo Nicodemus, bamubwiye ngo bazahunguriza imbuto za kamere he didn't tell him bazikubite zigwe hasi, never. the fruits of the Spirit can be yaramubwiye ngo wiped away. nutavuka ubwa He kabiri told Nicodemus, if you do not get born tushobora kwinjira mu again, bwami bw'ijuru. you will never enter the arangije kingdom of aramubwira ngo God. And he said again, ikibyarwa n'umubiri ni iki? Whatever Ni is umubiri. born Ni from ukuvuga the ngo flesh is ikibyarwa na flesh. nature na kamere y'umubiri whatever is kizakomeza produced kiba by umubiri. the nature will Ikibyarwa remain the n'umwuka. nature. And Kizagaragara. whatever is produced by the Kizaba Spirit will become the Spirit. ni ukuvuga ngo umubiri utanga ariyo kamere y'umubiri itanga ziriya mbuto mu buzima na That kamere means y'umwuka that igatanga izindi mbuto nshyashya. the flesh has its fruit and the nature of the Spirit has its fruits. turi kumwe tuvuga ngo haleluya. Please say amen. mwongere cyane haleluya. Hallelujah. nimuvuge mwese ngo naho twatangiriye muri kamere muntu. Let everyone naho say we twatangiriye. all started in the flesh. naho twatangiriye. We all started in the nta flesh. muntu n'umwe wabyirata. No one could be proud of aroni that. nuko navutse This is how the pastor was niko nakuze born. meze. This is how I grew up. k'ibyawe bwa mbere When I was born, nawe niko wakuze uvutse the bwa same mbere. way for you. umunsi navutse ubwa kabiri ndahinduka. And the day I was born again, I changed. tumupe bwana utukufu. Please, Hallelujah. Lord. nuko tuza tumera twabyawe ubwa kabiri. We are born for the second time, and this is how we are. nuko mutazi aroni atarakizwa. You don't know me before I got saved. ndimubizi You don't know me ntarakizwa. before I got hari ibintu saved. byinshi ntakoze nibyo. There are things that I didn't n'uyu munsi mva try. kimironko narimo ngenda nsenga mu modoka mbwira imana ngo As I mana was coming here, I ngenda was nganira umwuka praying, yaranganirije ngenda avuga amateka. and the Spirit reminded ariko nari me my mfite past, kamere my sinful nature. kwambia kweli I tell kuye you yesu the wakijije truth, nyine. Jesus has saved me. Hey, Mungu ame nimezaliwa mara ya pili. I was born for the second time. muza gaswahili nimuvuge ngo tumezaliwa mara Say ya we pili. were born for the second time. Sema haleluya. Hallelujah. Oh, sema haleluya. Hallelujah. Tumezaliwa mara ya You were pili. born for the second time. nuko twari tumeze ubusambanyi amacakubiri We were doing all the works of the flesh. Aho ntiwagira Division is adultery. haiwezekani. That was intambwe ya our kabiri nature. iragera. The second step, uko twari tumeze keraga kona umwuka wera araza hadusanga. the Spirit of God found in that place, and He aho led bitangirira us. ahangaha ni igihe uvuze ngo urakijijwe. iyo ukijijwe It rero started there, you commit to get saved, roho mtakatifu anakuchukua. and you are transported. The Spirit of God iyo grabs uvuze ngo you. nakiriye yesu nk'umukiza n'umwana When you confess that you have received Jesus as your Ura. Lord and Savior, umwuka wera aza guterura. the Holy Spirit ni ukuvuga transports ngo you. uzanye amaboko ukayasingiriza holy spirit ntimaze akaguterura It's akagushyira mu like you gituza cye. handle your Kumubyeyi ugiye hands to kurera. Him, and He just hugged you. sema haleluya. Hallelujah. sema haleluya. Hallelujah. buriya nuzaza ubona umuntu wakijijwe nubwo agikora ibintu bisa n'ibya kwa kundi kwa When you mbere see a Christian doing the Usijali. works of the flesh, do not worry. icarusha yaravutse ngo avuke umwuka aramuterura aramuheka agiye kuja muri training sasa. Don't worry, because he's saved. The Spirit has grabbed him and it's going to take him through training. tubyarwa na yesu We born, we produced by Jesus, tugasa na yesu kubera umwuka we. and we look like Jesus through the Holy Spirit.
tuzarwa nande We are, umubyeyi ni Yesu Jesus is our parent, our MWUKAWERA mother, akaturera and the Holy Spirit takes care of niwe umenya us. amata tunywa niwe He's umenya the one foromasi who knows dushyiramo the niwe udushyira milk mu we ishuri need. He's the niwe one who coaches and trains us. Yesu yarangize kukubyara After giving you your second birth, Jesus intambwe gives ya you the kabiri Holy rero Spirit. In the second step, ikavuga gutya ngo it says, MWUKAWERA rero akaduterura agadutereninga kugira ngo aduhindure abo tugomba kubabo the Imana Holy ishaka. Spirit leads us in the training to make of us the who God wants us to be. Ntabwo MWUKAWERA yakwemera ngo namara tumaze guhabwa naca ya kabiri MWUKAWERA agiye kuturera ngo aturekere muri wamwa ngo aturekere muri bya bindi. It's No, impossible for the Holy Araduheka, Spirit to leave us akatujyana in the flesh. akatugeza mu He shusho moves us Imana. and leads Yifuza. us in the image of God. Urwo rugendo MWUKAWERA ararukora. That process Karukorana and nawe. journey is directed by the Holy Spirit. Paulo agiye kwandikira abagalatiya And Paul wrote to Galatians, mwumva igikurikira ageze rero ku murongo iyo ni etape ya mbere ku murongo wa 21 ageze ku Verse murongo wa 20 for the second 22 etape ya kabiri rero 22 as the second ariko step. rero imbuto z'umwuka But the fruit of the Spirit ni is urukundo love, ibyishimo joy, amahoro peace, kwihangana long suffering, kugira neza kindness, ingeso nziza goodness, gukiranuka faithfulness, kugwa neza gentleness, kwirinda self-control. ibimeze biti Against such nta mategeko abihana. there is no law. mwumvise hari aho bihuriye ni opoze yabyo. Can you see that it's the opposite from the fruits of the flesh? imbuto ya kamere la nature pécheresse imbuto kamere muntu nibiriye noneho aratangira ngo imbuto y'umwuka ni ukuvuga ngo umwuka rero atangira When the Spirit starts gukuza imbuto to zijyanye grow his no kuvuka fruits k'umwuka that are related to the second birth, this is what comes out. akadutereninga. He trains us iyi niyo shusho twahamagariwe ya kabiri tugomba kugaragaza. and leads us in the image we're called to look iyo like. watangiye kuva ku ntambwe ya mbere zaga ahangaha When you start your journey, nibyo umukozi w'Imana yatinze uje simbitinda nugira ngo gusa nje gusingira murebe ibindi umwuka naje I'm yava. coming back to what the servant of God said for us to understand what the Spirit has given me. yakoresha inzira izo arizo zose. He can use any way. yagutwika He can burn you. itofari kugira ngo uve muri rukarakara For rihinduke itofari a ryumye brick rizanyagirwa ntiritera ubwoba to become rizaritwikwa n'umuriro. solid, it goes through fire. ntukazakoresha uburyo bwose. The Spirit can use any way. nimba utazi kubabarira azagushira afasi ya za defi zituma wiga kubabarira. You will be challenged to learn what you don't know. nimba utazi kwihangana If you don't know how to be bizagushira mu patient, kibazo He will kiguhereza take you kwihangana. through a situation that will teach you patience. iza nkora evaluation Sometimes I nuko make yandikishije rimwe evaluation. iyo meditation ijambo When I see what the Spirit ntajya muri has teori led nkagenda me, mbiyapurika rimwe na rimwe nkarebe se I apply the realite words y'ubuzima and look at the reality of life nakwigiraho mu buzima bwanjye neza. that I can learn from. nza ndeba muri iyi faze ya kabiri In the second aho phase, umwuka wera azaduteranira akadutwika where the Spirit can train us even through arageza nicara fire, nkavuga ngo ariko I see situations. nigeze kubibabwira rimwe I once told you this. umunsi umwe nigeze kubaza madamu ndamubaza ngo se I once asked my wife, uzi ubona umugabo mubana mwashakanye ari wa wundi cyangwa uza wicara mukavuga ngo ufite umugabo mushaje if she still finds me as the man she married, or if I'm nigeze changed. kumubaza araseka cyane ndetse She laughed when I asked that uyakunda question, kubaza umbwire and I said I koga want niwe to ugomba know, guhamya ukareba because you're the ko naje one nari who can narisuzumye hamwe nkareba uko testify. bimeze kaza nibaza se niho nabaye byagenze gute Because sometimes I wonder what happened to me. ariko
murakoze impamvu Do you know the reason? hari aho narebye umuriro wagiye utwika. It's because I see where the fire has passed. Hari ibintu bimwe zagaragaza gucomoza agapima ndebe ariko nkareba muri kamere yakerekwa nari. Sometimes I try all things from my old nature. Ubu nize imbuto yo kwihangana yaraje ushobora kuvuga amagambo igihumbi nkakureba ntarabikunze nkakwihorera I have nogira n'ukwezi learned as a fruit of the Spirit to be patient. You can't talk a lot before I respond. ukagira gutyo ukikunguzwe nkakureba usa n'ibiti yarimbi. You can get agitated, but that does not concern me. Kera hari igihe nageza wavuga nk'amagambo abiri kavuga 15 But rimwe bigeze kumbaza ngo the se old wize me tu could speak more rimwe than muzayitereba yourself. rimwe And people wondered if I was a lawyer, if I learned law, wavuze ingingo ku yindi niki due to the way I could align my arguments. I was that person. ariko kwaterwaga nuko ndafite imbuto yo kugira gute. But that was because I didn't have the patience as a fruit of the hari Spirit. ibintu Imana umugabo umwe ngo yarasenze ngo aravuga ngo mana we ngati A man prayed and ko called nananiwe God nananiwe tagira ikintu cyo kwihangana mana we ngo ariyiriza and told God, I'm failing to be akayiriza minsi 40 patient. He ngo buca could tsaho fast and pray. yamuhereza shefu akaba shefu wa mahwa beni wa wundi uzi umuhanda akaza And kwihangana after prayer, n'ibivuga whoever boss he could get was nasabye someone Imana who could mwimpereze kwihangana none izi mpezi put bigeragezo his zo gutuma iteka patience. ryose kwihangana kutabaho yamuhereza uwakoresha nuko nawe ni muntu uvutika ibintu But the kwihangana ntago boss says even the ngo employees bucasubira ajya were kubwira Imana tempting. nagusabye kwihangana none watumye And he kutihangana went kwaje back kuja to umusozi God. I asked for Kuko patience. Now uzumpereza you're abashefu putting bagoye people kwambara before me amasekreteri. who are. ati ahubwo nasubije isengesho ryawe And God told him, I answered your warisubije prayer. gute ati none wari kwihangana gute How could you have been buriya bari patient abashefu kwari kwara ngo bakwigishe kumenya uko bihanganira niko kwihangana if you were kuzagenda not put in situations where you had to be patient and told to be patient? amen Amen. amen Amen. maze imbuto z'umwuka The fruit of the Spirit zigatangira kuza start flowing. urukundo Love, kwihangana patience, kuvuga ukuri gukiranuka sema haleluya hallelujah, sema haleluya hallelujah. nije watanze ubuhamya kuko nije ufite mikoro I'm the one to testify because I'm holding the ariko nohera microphone. hariya kuri ba Mandela kagaruka hano ba Efraim bande mwese nkababaza ngo umaze gukizwa nta kintu uzubona cyagiye kihinduka we But if I Cyaje ask gute? everyone the changes that they have seen in their lives after being saved, they will tell things. And how do you think that came? niba utarabigirira ubuhamya gusa ubona ko hari ikintu training yabayeho hari ikintu cyagiye guhinduka muri wowe kubera ibyo wanyuzemo kubera ibyo umwuka kwigisha kubera ukuri wamenye kubwiza ukuri turaba karifiye gukorera Imana mu You're not qualified if you can't see clearly things that have changed due to the training of the Holy Spirit. hagomba kuba ligne ya demarcation itandukanya phase 1 There should be a clear difference between you at the beginning and you now. ba mama uracyavuga kwa kundi mu rugo iwawe Mothers, do you still have the same language at your house? ni nagaza mbona rimwe nk'aba mama bamwe akavuga gutya akaruha kazavugisha umutwe akaruha kazavugisha I could see women wari wabona n'abantu who could batongana kuri speak telefone and n'umuntu then uri muri start butare shaking. akazatunganisha n'amaboko ariko wowe nakubwiye umuntu ntahari ni kuri telefone And amatwi yawe quarrel ari wenyine even ku on misozi phone, being alone. May it be forbidden. none uwo muntu aba yegereye uwo kurumva azagenda gute Imagine if the person you speaking to iyo was mwuka near you. yaguteranize rwa rurimi ruzarushuha vuba kuvuga gutya When you uzugira go ngo through the uzamure Holy Spirit ukumva rwa training, ntirugifite even imbaraga when you want to Ugoroshe. raise your voice, you rya just josi can't wagira ngo do urigire it. gusa ukumva nta mitsi igihari yo kuzugira You lose the n'amaguru energy to hari abandi baza be badedemanga bakaba angry. ntiwokorera Imana ukimeze uti You can't serve God if you that person still.
mugende mwisuzume mu ngo zanyu, please examine kuzuvugana yourselves n'umugabo wawe in your w'umudamu houses, n'abana before your bawe nawe wa husbands and mugabo, wives kuva and washakanye na children, madamu n'ikibazo and babo think of what has changed No from kazi. your beginnings to now. no ku kazi. Even at work. rimwe umwuka yarambaje ngo se uzugira ngo ibintu bitungane nuko urakara cyane ukavuga Once urakaye the anko Spirit noneho ugateza does ibindi bibazo. me, if my anger changes uzibwira ngo anything, wakemuye warangiza ahubwo abo wakomerekeje nawe ugasubirayo kuja kukongera gusaba imbabazi nubwo wari wambabaje ga ariko naje igihe nakwiyadereje nawe uko naje mbabarira kuko imusabane wagize uko wowe yaraje kugusaba imbabazi noneho nawe wateje ibi nawe ugiye gusaba imbabazi aho none anger ntimubaye can kimwe. only produce misunderstandings, and then you start asking for forgiveness. wakwitonda ukuri Please be ushaka kuvuga patient uko kuvuga mu mahoro and witonze. express your Kandi truth bikavuga. gently. Yes. That will be more even understood. iyindi faze ya kabiri This is the second imbuto phase. z'umwuka ni The fruit of the ugenda urebe Spirit buri imwe imwe is, ku yindi please observe each one of uko them, bikumereye. how it is in your own life. yewe hari umurongo ugabanyuza bintu. There is no one who is against this. musarere foromasi ishobora no kugucisha ku muntu ureba ku wundi nigeze kubibabwira. The training can lead you. hari igihe kimwe umwuka anigishiriza kubera presence y'ikibazo cyabaye ndeba undi muntu ndatangara n'ubu ndacyatangara. Once the Spirit trained me through a situation, and I looked at another person and got habaye amazed. akabazo A small Utawe. problem Nanjye naricaye. occurred. I was sitting, ndavuga ngo iyo biza kuba ari iwanjye and I said, if it was in my narashengaguritse house, numva ndagize ayiwe I could be distracted. nyiri rugo arahaguruka atuje And the owner of the house started arabasanga afata prophesying. ukuboko kumwe afata n'ukundi abashira hariya bamara He rero took the two children, their amureba mu hands, maso and looked at them, arimo aseka smiling, uri muzima and asked them if they were fine. uri muzima. Asked them if they iya felt neza okay. ye ukuntu amwiyadereshejeho nambona ko wa muntu asa n'ujonze His kindness ahindukira decreased the anger. wafashwe n'ibiki He asked the other child, what happened to you? bose bama bamanuka And the two were calm, ngo bamare bamwicara imbere and they sat akareba just in front agaseka of him muri bazima as he was still smiling. mbwira muri bazima. And he was just Okay. asking them how Ariko they kuko atababaye. felt and what they were thinking about, mumeze mute niko inquiring from them. genda uje kuruhuka nawe ugende kuruhuka. He told them to go and have some rest. umare ndamubaza ese we ni gute wewe wakontorera uburakari And ko I nariko asked numva jewe him how guhaye he bwa managed to mabuzamukano control his kumva bugeze anger, ahangaha because I was boiling inside. araseka And he just smiled. arambwira ngo ese ngo yize ikintu kivuga ngo And he told me that he had learned uko mu kibazo uko witwara that the way you behave cagushusha cyane ukagurumira when you go through a problem ahubwo ugomba is kugikemura not mu the mahoro solution. utuje kuko iyo cyakwakije cyakurushije imbaraga. But because when the problem shakes you, it has taken power over you. ariko si wewe wenyine nawe ni umwuka utera kwihangana ukadushoboza. I'm not sure it was by his nature. mwumvise faze ya kabiri The ko tugomba second gusa phase, how we tumupe should Bwana look. utukufu kugira ngo ndebe ko muri muvuge ngo haleluya. Say hallelujah. mwongere cyane haleluya. Hallelujah. Nonese wewe wambwira ngo uzakorera Imana uri mu mbaraga, How can you tell me you imbuto serve za God kamere mightily, zikikugenga zikigutegeka, whereas the fruits of the flesh are still manifested in you? uri mu rusengero uri umusambanyi You are in the church, but you're still committing Ndimo. adultery. ariko ibitangaza byarabaye. This is surprising. ubu noneho sigaye numva ibintu nkayoberwa ibyo ari byo nkicara ngatangara. Sometimes I fail to understand situations. none zagenze gute? What is going on? niko yeme tuvugane zagenze gute? What's going on? uwo mbwira ngo Yesu yaje mu buzima bwawe How can you tell that you ufite have imyaka Jesus 20 in mu your rusengero, life?
You have been in the church for 20 uracyaba years mu buzima bw'ubusambanyi, and you still struggling with adultery ubuzima and you living in adultery, ukabibamo dwelling in this. jewe narimo nkurikira abantu bahe basobanura ubuntu bw'Imana. I was following people explaining the greatness of God. ngo bakavuga ngo Yesu yaraducunguye wese, très bien, je suis d'accord. They were explaining the grace of God, saying Jesus has saved us, and that is true. We didn't pay anything for the salvation. bakabaza ikibazo, none iyo umuntu ayongeye kandi agakora kiriya. And the question was, what happens when you return into what you were doing before the salvation? ngo ibiraho ngo ariko ndahitwaye agakisada. ngo n'imbuto ya kamere c'est normal, kamere bihari. They were trying to justify that the fruit of the flesh are normal in the life of a Christian. baramata iyo nyorosho uzuza mwazanye iyo kwerekana ko. And they were saying that simplifying. bakavuga izi mbuto za kamere twabuze ubusambanyi nizo gaza ndimuje imbuto za kamere They were mentioned kuroga kugira gute imbuto za kamere gahora utuntu duto Yesu atagomba kumva ko ntacu dutwaye Yesu wagucunga. They were trying to minimize the works of the flesh, saying that they Bibiliya are too small for Jesus. ndabarahiye bameze batyo. But the Bible says, truly I tell you that such will not see the kingdom of God. Icya gatatu. Third, ndashaka kwihuta muvuge ngo haleluya. hallelujah, Sema haleluya. hallelujah. Kugira ngo tuvaha tujya. For the move from where we started to where we have to be. Iyo usomye mu Bagalatiya igice cya 5 umurongo wa 17. Galatians chapter 5 verse 17. Nimwumva ko havuga. It says, kuko kamere irarikira iby'umwuka yanga. for the flesh lacks against the spirit, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga. and the spirit against the flesh. kuko ibyo birahabanye pe. And these are contrary to one another, nicyo gituma ibyo mushaka gukora. so that you do not do the things that you wish. Angahe icyo nashatse kuvuga ni iki ngiki. What is to be considered here? Umwuka rero iyo amaze kugara muri twe nababwiye inyungu tuvana mu mwuka wera I nizihe. spoke about the benefits of having the Holy Spirit. uyu muntu wa mbere yabayeho The first person ari lived kamere musa full of flesh, 100%. only the Sibyo? nature, kamere musa. a natural person noneho at ukava ngo 100%. nakiriye Yesu nk'umukiza. And then the person says, I'm Ubutsu bwa receiving kabiri. Jesus as my Lord and Savior. You born for the umwuka second wera time. aza mu buzima bwacu. The Spirit comes in your life. no itangiriro ryo kumenya ko ibintu bitangiye guhinduka. And the beginning of all changes uzabibwirwa ni will be manifested by. reka mbivuge muri aya magambo. I want to put it this itangiriro way. ry'impinduka The beginning of the change n'itangiriro ry'urugamba is the beginning of the battle n'intambara the uzatangira war kumva mu buzima bwawe. that you will feel, experience in your life. Sema haleluya. Hallelujah. Jean de la Penguin hano ndabona ari wewe mutoya nashobora. Efre ngwino. noneho aho uzamenya ko ibintu bitangiye guhinduka. You will know that things are starting to change. itangiriro ry'impinduka n'itangiriro ry'intambara n'urugamba mu buzima. The beginning of the change is the beginning of battles and wars in your life. mbabarire sinkwita kamere yaba hari igiti cyari gihari kibuja nacita kamere. I wish I had the tree. kamere ibyo akunda What the nature loves. muri uyu mugabo Jean de la Paix sibyo ibyo kamere akunda kuga niwe wamubanjemo. What the haje undi mugabo wa Spirit kabiri appreciates nawe winjiyemo in harimo that abagabo man. babiri mu muntu. Now there Sibyo? are two conflicting noneho bagaramo men. bahuyemo badahuje papasi badahuje ibitekerezo The two men badahuje have imibereho different badahuje directions, kubona ibintu purposes, even the zose birahabanye. perspectives.
anything they have is different from one another. What the nature loves, the spirit hates it. And what the spirit wants is against what the nature wants. How can these opposite people live in one body? They will be fighting. And whoever is stronger will put the other down. Now, the flesh will tell him, I love adultery. And the Holy Spirit said, no. Wherever I am, there is no adultery. The nature loves it. And the man finds himself in the middle of the two, each one trying to pull him. This is what will indicate you that your Christian life has started. When you start feeling the conflict inside you, you could watch any kind of movie, pornography, in your phone, your computer, you could enjoy pornography. Now there is that man called the Holy Spirit, and whenever you open your phone or computer, and you just start watching, the Holy Spirit in you tells you, that doesn't work with me. The Holy Spirit is telling you to shut down the handset. The flesh is telling you to watch. The battle has started. Umugisha we, umugisha. The reward, the inflow with money inside it. The stone has become bread, and you call it an opportunity. That is corruption. The Holy Spirit calls them by their real names. He said this is not a reward, it's corruption. It's not an opportunity, it is a curse. And you start the battle. The food in your mouth is to be thrown out. You like, how can I throw away food? And how can I swallow what is hot? The battle has started. The flesh is telling you, eat, it's food. And the spirit is telling you, this is cursed. The spirit is telling you it's prohibited. The flesh is telling you that is just money. You were just going to make progress in the construction of your house. And the spirit tells you, let it go. The man shall not live only with bread. Say the battle. The beginning of the change is just a battle. Do you experience any battles in your life where the Holy Spirit is fighting with the flesh? Or you just lie down and feel comfortable? What will indicate that the Holy Spirit is present in your life? Whenever you commit a sin, you can't sleep. You will not sleep, be at peace. If it happens, then you will still full of flesh. The sinful nature is still present in your life. If you can sleep and be at peace where you have committed sins and continue to minister, and you have children, you continue your business, be careful, be careful. Because if there is no battle, that is not right. But if you commit any sin and you can't sleep over the night, know that the Holy Spirit is in you. He will not leave you at peace if something wrong has been done.
And please repent and start getting away from those practices. njye sinzatangazwa n'umuntu wakoze icyaha I don't get surprised kuko when one commits sin, kamere ntizamishira burundu because this is how tangazwa the no kubyo flesh kibamo operates. ugasa nkaho ntacyabaye And they will behave kandi umuntu as utera intambwe akaja nothing kwihana happened. uriya bari indwara hari umwuka wera muri aramushoboye And I like when people repent because it means that they have the Holy Spirit in them. nimba hari abantu baza bantera imbabazi If zimwe there mu are mbabazi people I zikomeye pity, ni umuntu uzuza kwihana these are the people who turi abashumba come mu to biro byacu repent. twakira abantu benshi pastor As pastors, we nta receive n'umwe people, akaza akicara imbere yawe pastor and ndagushaka when you see akamaze someone akakwangira, coming ndagushaka. without being Yicara, reported or akakubwira ngo icyo invited, naje kukubwira ni ikintu kiri mu mutima wanje and they come and cy'ikibazo nagize confess sinzengeniza bamwe bazagira ngo none ngo weaknesses. yasohotse agize isoni nza mwitegereza namureba When I kavuga ngo see uri such bamwe mu bantu people, bafite intwari ntawagufashe ntawagize gute I mwuka just say yaguhagurukije you are iwawe a powerful, a urihatike mighty uraza person, because hari only ikintu the kikuri Holy Spirit convince you to come and confess what you did. sema haleluya Hallelujah. kera abantu bagiraga bakora ibyaha maze bagahagara ngo tugiye kumuhagarika ngo twamutenze Before the practice was to excommunicate anyone uraha that satani aricyo did yashakaga anything wrong. keretse atihanye yarananiranye hari igipagani cyawe ariko hari That is done for people who have failed to repent. mutakatifu yahitarafaye impinduka Because when someone Niyihana repents, it rimwe, means the Holy satani Spirit is agasaba in kujya kumutegaza action ngo in their kera lives. n'intambwe sinzongera karagenda ahabwa imbaraga zo kuzagenda Because that ava person is being Ikibazo empowered ni ukubibika to ukabigumisha overcome. mw'abakristo What is bad is to timukabika keep ibyaha it. murimo Do not keep sins inside nunagira you. n'intege nke uza wihuta Even when you encounter some weaknesses, imana nibabarira run ariko to nanone God. kugira ngo ubohoke But ugomba you kugira can also umuhanga confess to be delivered. kuko urwo rugamba nicyo rugamije mwuka ntiyakubuza Because that ntiyakurekera amahoro battle ngo ukomeze ube mu indicates buzima bw'icyaha that the Holy Spirit is in you and does not allow you to live in sin. icya kane ngiye kurangiza The fourth phase. turacyari kumwe muvuga ngo haleluya Say mwongere cyane haleluya hallelujah. icya kane The fourth phase. intsinzi yacu Our victory, cyangwa se intsinzi ya mwuka wera the victory of the Holy Spirit muri twebwe inside us, niyo ntsinzi yacu the victory of the Holy Spirit in us intsinzi is uru our rugamba own mwuka victory. wera barimo arwana The muri battle twebwe that arwana the na Holy kamere Spirit is fighting intsinzi in ya us mwuka wera against the niyo flesh, intsinzi yacu that victory is our own victory. reka dusome mwumve nimba tukiri kumwe mvuge ngo haleluya Hallelujah. abagalatiya 5:16 Galatians chapter 5. haravuga ngo ndavuga nti I say then, muyoborwe n'umwuka wera walk in the Spirit, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere and you shall not fulfill the lust of the flesh. mureke mbabazi Let me ask you this. muyoborwe n'umwuka nibwo Walk in the utazakora Spirit, ihute hano Jean de la Paix and ihute you shall not fulfill. turi mu ya kane rero This is the fourth ese phase. harabahaye bankurikira neza Are you following nimurebe me? byatangiranye ari urugamba siyo faze ya It gatatu started as a battle. twari kamere gusa We were turavuze flesh, mwuka tujemo then we were turwa born for the haje second urugamba rwa time. kamere na mwuka kuko mwuka Third, hajemo the abantu babiri battle between the spirit and the Shaka. flesh has started. Then kurya fourth, uriya kurura njyewe ngo nkeneye iki mwuka ati no ndaza as the spirit and the flesh are all trying to pull nuko ari uko nuko nimurebe ubuzima araho aracahagaze hamwe and noneho making bikagera you igihe unstable. bibiri yivuze ku murongo wa 16 And what the Bible says on verse 16, muyoborwe n'umwuka wera be led by the Nibwo Holy Spirit, mutazakora so that you may not accomplish Mbabazi. the desires of iyo the tugiye flesh. ko harimo abagabo babiri bashaka kuyobora Because there mwuka are akavuga ngo two men uyoborwe trying n'umwuka to wera lead biba your byagenze life. gute hari umugabo watsinze undi When the Bible says be led by the Holy urugamba Spirit rwari rwakomeye means imitsi the intambara winner of the y'imitsi battle is clear. noneho ahasigaye mwuka wera araje aradominye akubise kamere When the Holy Spirit defeats the flesh, nkuko ukomeye watsinzwe ntambara munkurikire ko nje mwuka wera the flesh has tuyoborwe lost. n'umwuka wera Then ari na the kamere man is kurimo led ari by na the Jean de Holy la Paix Spirit. bose bakurikiye inzira yike
y'umwuka wera. Ubusambanyi, inzira y'ubusambanyi kwera inakwenda harimo kugira adultery gute and ubwiza all the inakwenda fruit kuko of the mwuka ari mu nzira yo flesh are gukiranuka away, y'ukuri because the y'umubiri. Holy Spirit is Intsinzi ya now mwuka wera muri leading. wowe. The victory of the Holy Your Spirit sins, in you is your victory. Sema haleluya. Hallelujah. Sema haleluya. Hallelujah. Sema haleluya. Hallelujah. Irindi somo rihari rero. The other Ni ryari mwuka reason, wera atsinda. when does Nuruhe the ruhare Holy rwacu Spirit kugira ngo agire overcome? imbaraga zo kunetraliza. What is our role so that the Holy Spirit can neutralize the flesh? Icya gatanu nimwisubirire. The Ndarangije fifth twe phase, nk'abashima Imana bukeya. Ese ko mwankurikiye? I hope Muvuge you ngo follow haleluya. Icyo twashatse kwerekana what you wanted to nuko show nta kintu tubasha gukora ku bwacu twenyine. is that there is Inyungu nothing we can tuvanamo accomplish by n'intsinzi ourselves. mukaduha kandi yarangiza kuyiduha. Holy Spirit niwe murezi The w'itorero, Spirit gives us tugakunda the tukazabona victory, guhagarara neza. and then we are led to stand firm. Dushobora gukorera Imana mu ntsinzi You can't ukiyoborwa na serve kamere. God mightily if you're still led by the flesh. Icya gatanu Fifth, afete ariko kubera ko umwanya bagenda ngiye kubaha izindi mirongo, ariko reka nje mu cya gatanu zose. Iyo usomye mu Baroma Romans gatanu 5:5. haravuga gutya ngo bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni. Nimwumve such kuko hope does not urukundo rw'Imana rwarasabye mu mitima yacu kubw'umwuka wera twagize gute. The love of God has been poured on us Niko by urukundo the Holy rwarasabye Spirit. kubera ko ariko wavutse, kubera umwuka wera twagize gute. Did the love Wa muntu overflow due wanganaga to how you were ugasanga born? umwuka wera warasabye. Gusaba ni iki? Cyo ni ikinyarwanda cy'abantu bato batazabamenya. Gusaba ni ukugira gute. Being Mumpe nk'urugero. the bene overflow ibyo byiringiro is ntibikoze isoni kuko urukundo rw'Imana rwasabye. such hope does not disappoint because Ibyo God has nabikoresheje muri poured ubu out buryo. His love Hari unto igihe our uzurunga hearts. ibiryo Sometimes ugashyiramo you umunyu wakora add salt into your ukagira ngo food, none umunyu wose bawupakiye, and when you eat, the wakora food ahangaha is like ugasanga it's, ni ibijabo. some parts of the food has a lot of Umwuka wera umunyu ntiwasabye mu biryo. it means that the salt has not spread in the Uza food. wama uzugira gute mu kindi kinyarwanda uzukora ariko agamfashe naringiye hari iki kinyarwanda kimwe gikomeye mutaza mupfa kumenya. Mwe nkabambwira niko ugashiramo umunyu uzuhinduka iki kurya uzamuranga ntuzubona ntuzukibona mu kinyarwanda bagutike. Kugira ngo ufate neza ukoleye winjiremo umere gute. So gukwira hose elefete yo gukwira habanje iki Before disumwe niyo nshobora ko shaka mu kinyarwanda. Aha kora hanga the salt might melt in the food, abantu bazamenya igifaransa bigatuma bumva n'ikinyarwanda. Ugomba kuyonga, the salt might melt, maze ugasaba before it spreads. kawera azaza agatereka whole plate. urukundo muri twe The Holy Spirit pours love in maze us, akaruyongesha. and that love melts, Wanimeze nk'umusozi ukamuyonga ugasaba umutima and it fills ukamanuka our no mu mara hearts no mu maso and no mu flows bwenge into n'ijisho our ryawe whole ryuzuye bodies. umwuka wera rikazama Your rikunda eyes, your n'ibidakundika head, kuko ni umwuka everything. ntiwagarukiye Because wanyu the usaba wowe Spirit has spirit, not soul, remained in and the heart, it has melted and spread in your whole body. hari abantu batokwangana haba naho umutera urusha. There are people who can't have hatred in them Umwuka si kubw'imbaraga because yasaba ijuru. the Spirit has melted and filled the whole of them. Uvuga ngo haleluya. Hallelujah. Umunsi umwe nagiye mu giterane mpaye mbwiriza muri Amerika. I was preaching in a conference sometime in the USA, Twari muri Arizona in Arizona, ariko mu rusengero Tucson. Tucson. Noneho ndabwiriza ngo ngeze hagati As I was sinzi uko preaching, umwuka yaje nari nambaye n'ikote kuki ndababwira ngo nza cekinga mu mutima waje gutya ngacekinga I started checking my kareba umuntu heart mbitsemo noba nanga to see who is the cekinga person in my heart that I could not
gahamanya n'umutima waje love, and I can testify that there is no one in my heart that I can't love. And that is the truth. uhambabaza gusa nkabona ko wampemukiye You can offend me, but I won't put you. uriya yarankomerekeje uriya yangize wose uwo muntu wose nabwo gushaka ibyo nikoreye I have no hatred feelings in my heart. How can I maintain that feeling? How useful it is to me. Some people hate others to the extent that even in their prayers they mention them. The pastoral ministry is challenging. One day the Spirit asked me to bless. The person has just started to pray. Do not try to hate people. That is not even possible. When the Spirit takes the control, His prayer. Do some people here fear that they can't steal? I guess surprised when I see Christians that are still thinking that if they were put in favorable situations, they could steal. I tell you the truth, I cannot keep someone's money in my pocket for food. In your training, you put in temptation, you be put in temptation for the Spirit to testify that He has poured His presence into you. Hallelujah. Do you fear that if someone has his properties kept by you, you would be tempted? He was testified once on a faithful man of God that whenever he keeps money, he grabs a notebook and notes down all the identification for the money he has. And whenever you come back, he takes back the money and refers you to their serial numbers. That is to show that he did not even, that is being faithful. Some will think it's exaggerating. I'm trying to show the level of faithfulness of that person. It's fine to use the money if you know that you will receive another deposit and still give back the money on due time. Imagine if the owner came when you have used the money. That was protecting himself. Ejo nari kunganira n'umuntu waje kunsaba interview aramura ngo nitanga ubuhamya ndamubwira ngo ndavuga ikintu nabonanye umugabo integrity ikintu kuba integrity nari ntarabona kuva nabayo that I never seen in my life. Ukubo kuvuga hiki nzashaka kubaza bo kuvuga hiki. What would people say about you? Umwuka hari ibintu yasabije muri wewe n'igihe utazabuhari bakaba bavuga ubuhamya bw'ibintu spread into you that even if you were not there, people would testify of them. Let alone speak in tongues.
harabaza bazigana because gusa people can wowe replicate tongues. bamwe basafa ngo ngahavuga ngo ba ngo komeza ngo garagara yewe izamuka ariko izo ndimi izo gutangira kwiga nko babiga alphabet n'indi Sometimes people can fake. kanirangire se muvuga ngo haleluya. Say hallelujah. Mwongere cyane haleluya. Hallelujah. Nimugoroba sinzi uko byabaye muvuge ngo haleluya. Hallelujah. Mwongere cyane haleluya. Glory. Hallelujah. Sifa kwa Mungu. Glory to God. Muvuge ngo haleluya. Hallelujah. Hey alaba sema haleluya. Hallelujah. Muzamugira ngo ikiza kinyeganyeza Imana n'ijwi. Do you think God is shaken by the intensity of your voice? Cyangwa nukumenya kubwiriza. Or by your ability to preach well? Ikiza kinyeganyeza Imana. What can shake God sinimpano z'umwuka ngo ba warandura imisozi not your spiritual gifts, sico kiza gikanga jumping or doing anything in a great way? ikiza gitangaza Imana What amazes God nuko kureba ikakubona ufite ishusho yawe is looking at you and seeing his own image in you. Umunsi Yesu haguruka agahagarara iburyo bw'Imana. The day Jesus stood at the right hand of the Father, Stefano nta barwayi yari yakijije. Stephen did not Ntabwo heal yari any yakijije. sick Nuko people. yavuze gusa ngo Mana It's because it ubababarira says, baba. God, forgive them Kuko batahe bamenye because ico bagira gute bahaye bakora. they Urukundo do rwamusabye muri not know we what they are yamagira doing. image ya Yesu neza ku musaraba havuze ngo saw the Mana ubababarira. image of Mu magambo ari God on Yesu the yavuze cross maze Stefano yamakandagira muri and mu ntambwe yayo. repeated the words of Jesus at Bibiri the ivuga ngo cross. amaze kunesha ngo yicara iburyo bw'Imana ngo avuga cyo Yesu yamahagarara atangira kureba mu ariko ndatangaye muvuge ngo haleluya. Hallelujah. Yatangira kurangira uwo mugabo ninde ati And after he had said that, Jesus said, who is that man? hari abantu baza bagenda muri iyi si There are Muri iyi people in this world, Imana yazibareba ukuntu wakora ku kazi ukuntu wayivuga mu kazi ukuntu utuyeho mu rugo when God ukuntu wayi mu gihugu sees cy'u the way Rwanda they ukuntu live, wayi the way they walk, Imana the way they yazireba. behave, God looks ikaba at yahinduka them ikabaza abamarayika ngo ariko and he could ask to the sinziga nashaho nimbiba angels, ikabona ngo ariko mwabamarayika ko murabona umugaragu wanje can you see my Nyahoza. servant? urabona umugaragu wanje runuya Can you see my servant? ngo umunsi satani yaza ashengereye ngo ari kumwe n'abandi bose baje imbere y'Imana ngo uramaze ngo satani nguvuye wakuzerera mu isi wabonye umukirano In the book of Job, God asked Satan, did you see my righteous man Job? haleluya Hallelujah. haleluya wabonye Hallelujah. umukiranutsi wanje yo Did you see my righteous man Job? sifa kwa Mungu. Glory to God. Moria fonimeri naratangaye namasanga inza nicara nkavuga ngo Mana uzamfashe nishake nzareke kwitwa kuyobora torero rinini cyane cyangwa ngo nabonye ibindi byinshi ariko ijuru rimwe rivuga ngo hari akantu kamwe na kamwe. It is my prayer that the heaven can testify about me. Hallelujah! 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 Hallelujah. Hallelujah! 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 Hallelujah. Muvuge ngo amen. Amen. Hari giza nicara ngatekereza abakozi b'Imana bakiranuka y'Imana. Sometimes I look, Maze I think ngatekereza about umunsi righteous men of ijuru God iyo rikingutse and think ukuntu of the abamarayika baza heaven bahengereza opened baheba ngo wa muntu Imana yageze and the kubwira itwira ati kavuga angels izina rye looking at mwese that buriya ni ukuri person kw'Imana araserutse saying, hari abantu baza bareba gute "Oh." ninde yewe ni wa wundi Yesu Imana Yesu yageze aho aravuga yageze gute araje Hallelujah. haraba There are men. umukozi w'Imana umunsi umwe yigeze kumbwira ati naraye mbonye ikintu gute se Once a servant of nabonye God ikibaya told me that cyose cyuzura abasirikare he saw a valley full of atibona ko banjiza mu military, modoka amaze imodoka iramwirukankana mu kibaya and aganisha abasirikare I was put in a ngo bose car bahagaze bamaze baramurusa ngo ururuka
ngo with yuruke the gusa standing agikanda ovation of all the bagenda soldiers in the bamuramukira. valley, and they're Arimo all atambuka bose saluting baramukira. me, Atambuka bose baramukira. giving me Atambuka. honors. Ndamubwira ngo bagiye kukunama kuba igihangange umuyobozi mukomeye muri iyi si. And I told him he might be a great Bizateye man. kabiri aba aratashe mu ijuru. Umwuka arambwira ngo ikibaya cyo mu ijuru cyari kizuye umugabo. 2 days later he died, and Mwijuru the haba Spirit indege, told me that haba the indege. army he Muzi saw was a indege? heaven's Ni army. ikibaya. Ikibaya se nikatera foto. Indege yo mu ijuru tugira udusozi. Ariko izanyibuka. Iyo ugiye The heaven, there are no hills in the heaven, there are only valleys, a great valley. Fanfare z'ijuru zikabo. Ntizipfa kuvugiriza n'importe ki. Izivugiriza abagabo. Imana yubasha bakiri mwisi. Niko yeme. Murashaka gushimwa n'abantu. Do you want to be appreciated by men? Mwashimwe n'Imana. Please prefer to be appreciated by God. Niko. Ubu mwaba mwankurike muvuga ngo amen. Amen. Icanyuma nshojereje kuko ndarangije. Lastly, Mumbabarire naje sinzi uko byagenze. please forgive me for Noneho iyo urangije kuba umwuka yasabije ibyo byose When the za Holy imbuto zayo Spirit has ubuzima poured his love, tukaba mu buzima buhinyuza isi ubuzima we buhinyuza start living a life that is ese challenging cyane to the kinyarwanda mu world. kugira ubuzima buhinyuza isi n'ubuzima Living a life that buhinyuza challenges the usomye mu world. Bakorinto ba kabiri gatatu haraba ngo 2 kandi koko Corinthians biragaragara 2:3. ko muri urwandiko rwa Kristo rwanditswe na rutandikishijwe wino ahubwo rwandikishijwe umwuka w'Imana ikora nuko ngo umwuka yandika urukundo gukiranuka ku buzima bwawe muri urwandiko rutanditswe ku bisate by'amabuye ahubwo rwanditswe ku by'inyama ari byo mitima yawe ni ukuvuga ngo iyo umwuka amaze kubisaza byose ibyo ngibyo muri When the Holy Spirit has prayed in dore your ukuntu dukorera life, Imana mu mbaraga sasa this is how we serve the Lord mightily. ngo tukagenda mu isi turi urwandiko rwa Kristo We walk in the world as letters from etre Christ, in lettre becoming urwandiko letters rusomwa n'abantu that are read Bashaka by kubaho. all men. bishaka kuvuga iki What does it mean? wagenda gutya winjira mu biro When you Ukambwira walk ngo, in your office, good morning you say good morning. good morning how are you yes kakugira gutya ngo wasohoka gutya bakavuga ati yewe nabonye umuntu witwa Yesu avuye hano When you walk in an office, they will say, we saw Jesus. bagusanga mu nzira When they wicaye mu find modoka you on the way, uzanye nande uzanye na Yesu they ask you, who did Hapana you wa come wundi Yesu wo mu with? ijuru. Wo. Jesus. Not the Jesus in wakira umuntu heaven, mu rugo you. umuzimanira ati uyu ni Yesu kabisa And when you serve someone, it's abandi like, bazavuga ngo nahuye na this is shitani Jesus. so umuntu aba yahuye But nawe others also ni gute say, wahura na shitani bakakwita ufite They ingeso za they made the shitani wasa na devil. Yesu wenda bakubwira ngo twahuye na Yesu hari ba Yesu bagenda muri Yesu there are Jesuses walking in uwo ni this utuma abantu world. b'abakonveriti bakaza bakira Yesu utababwirije ni imbaraga zikomeye Those are the Ngaho rero, people who ikintu bring kiza gihindura isi others to Jesus ni ba without Yesu even bari mu isi preaching. bagenda What babasoma changes the world cyo gukorera are cyambere all the mu mbaraga zikomeye Jesuses that walk in the ushaka world. guhindura isi guhindura If you abana want to bawe change the guhindura umugabo world, to change guhindura abo your mukorana husband, your nushaka uzareke colleagues, kuvuga cyane your children, Uzu do ubanyuramo not gusa. speak a lot. babone Yesu bavuge ngo Yesu Let them see tuyobowe na Jesus in you. Yesu. Just let them see abayobozi Jesus hejuru in baba you. iriya biro yicayemo nde Yesu When they ask who is in that hari office, let them ibitaza say binyura it's ku meza ye Jesus. kuko Yesu ntazarebana n'ibyo aha That uzumenya will kwawe come when you do not engage in anything Jesus is against. ngize imbaraga zikindura ibintu ndashaka kubaza ba banki mwese muri aho People working banks namwe abaririmbyi bakomeye namwe ba pastor and you wewe bakubonye wowe pastors. ngo Yesu yahanyuze abana bawe bakwita Yesu Do your people around you call you Jesus? kandi Yesu si ikindi ni urukundo ni ukuri And ni Jesus amahoro, is love, ni ibyishimo, truth, ni peace, ugukiranuka. joy, iyo niyo shusho ye. faithfulness. iyo wakoze ibyo usa nawe When that is the image of Jesus. When you do that, you resemble him. ngiye guhamagara ba Yesu muri aho Muraho. How are you, Jesus? ba Yesu muri aho nongere mbahamagare ba Yesu muri aho
How are you, Jesus? Asante. Thank Mbwira you. mugenzi wawe ngo Tell your uri Yesu neighbor, uhaye ugendagenda muri iyi si. Nuba you Yesu are a walking uzabukorera Imana mu Jesus. mbaraga. You are a walking Jesus. Tuvugane ko twitavye ivyo kuri nyine niko bimeze. Muvuge ngo Please twibahe Yesu. tell your neighbor we are in the image of Jesus. Uziko Stefano yabaye Yesu. Stephen was Jesus. Komantere zivuga ngo umwambi wa mbere warashe Sawuli. Watumye akiza umwambi wa mbere warashe Sawuli. Bible comments say that the first Ahura na Yesu ari kumufata. hour that touched Umwambi wa mbere Saul, wamurashe uramuhingura. that changed his life. Stefano amabuye ngo bari bazanye imyenda bayishira uruhande rwa Sawuli. Sawuli ni wari urinze imyenda bahema ngo amaraso atabajyaho. Saul was the person keeping Stephen's clothes as he was being lapidated. And when he said, "May you forgive them, Lord," the mind of Saul was affected, and he understood that there was something special inside those people. Despite what I'm doing, there is something unusual in these people. The question marks in his head started there. And when Jesus came to him, he recognized the voices. When we become like Jesus, we can bring confusion in people. And they start wanting to look like us. But when we do not resemble Jesus, we become funny in their sight. Please go resemble Jesus and serve God mightily. Without even speaking the church, but only resembling Jesus, we will change the world more than when we speak of things we can't practice. Please stand as we go to pray. Thank God. Say Jesus. Say Lord Jesus. I want to be like you want me to be. Tell him, Lord Jesus, I wish to resemble you. Yes. Senga. Pray, tell God. Senga. Pray. Senga ku giti cyawe. Pray Ni for wowe uzi. yourself. Ni wewe. Bwira Imana yibwire. Bwira Imana yibwire. Imana umwukawera yaje kugira ngo duhinduke. Yaje kugira ngo ashindure ubuzima bwacu. Kugira ngo dukorere Imana mu mbaraga zitangaje. Baba, hayala bashekera. Hayala baba, pangaya labo. Hayala bashekera. Pengeri ala fo. Mana turagushimiye. Lord, we thank you. Zamura ijwi ryawe. Bwira Imana ni wowe uzi ubuzima bwawe. Ni wowe uzi icyo ushaka ko Imana ihindura mu buzima bwawe. Haleluya. Hayala bashakaya. Mana turagushimiye. Hayi Mana turagushimiye. Ya takira Imana. Ntabwo Imana yaduhamagariye ubuzima busanzwe. Imana yaduhamagariye gushinduka. Imana yaduhamagariye gusa na Yesu. Imana yaduhamagariye gushinduka. Hoya bashekera. Penge ya bari ya fo. Hayala basheke. Meri ya bamba tari ya fo. Mwukawera. Hindura. Ayi urukundo rw'Imana rusabe mu mutima wacu. Ukuri kw'Imana gusabe mu mitima yacu. Ibyishimo by'Imana bisabe mu mitima yacu. Amahoro y'Imana asabe mu mitima yacu. Ibyishimo bisabe mu mitima yacu. Mwukawera turagukeneye. Mwukawera turagukeneye. Mwukawera turagukeneye. Mwukawera turagukeneye. Mwukawera turagukeneye. Mwukawera turagukeneye.
mwuka wera turagukeneye reka ubuzima bwacu busabe imbuto za mwuka wera ubuzima bwacu busabe imbuto za mwuka wera ubuzima bwacu busabe abatubona babona ari Yesu uhaye ugendagenda babona ari Yesu uhaye ukora babona ari Yesu uyoboye babona ari Yesu uyoboye imiryango babona ari Yesu utuye muri uru rugo babona ari Yesu uri ugendagenda mu Rwanda babone ko ari Yesu ugendagenda muri iyi si ayi data we turagushimiye turagushimiye ayi turagushimiye 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 we thank you Lord turagushimiye we thank you Lord turagushimiye we thank you icyo wampamagariye sinshaka kuwo jewe nifuza kuba mpindura uwo wampamagariye kora umukoro utari uwanjye nabyo ugutsindwa koresha icyo wampamagariye kora umukoro utari uwanjye nabyo ugutsindwa koresha icyo wampamagariye dore tuzamura amaboko yacu twese dutuje imbere y'Imana hari urwego mwuka wera agomba kutugezaho there is a level that the Spirit needs to take us to hari urwego mwuka wera agomba kutugezaho there is the dimension that the Holy Spirit has to take us to kandi ni uburenganzira bwacu ni inyungu tuvana mu kubera ko mwuka wera yaje muri iyi si that is a benefit we get from the Holy Spirit in us and dufite ikidushoboza gusa na Yesu factors to resemble Jesus kandi Bibiliya iratubwira ngo tugomba gukura mu Baefeso kugeza tugeze mu gihagararo ca Kristo. And the Bible tells us in the Ephesians that we need to grow to the stature of Christ. Reka dusabe mwuka wera dufasha. Let's ask the Holy Spirit to assist us. Jewe nabishobora ntawabivukanye titwanabishobora ntawuranabigera mwuka wera atujyana This is not given by birth. Only the Holy Spirit can enable us. Dufite uwo twambaza duhamagara We kadushoboza. have the one we call to and he comes to Nuburenganzira bwawe wa mama uri hano, nuburenganzira bwawe wa mupapura hano, nuburenganzira bwawe wa muhungu uri hano, nuburenganzira bwawe wa mukobwa uri hano, nuburenganzira bwawe mwana uri hano, nuburenganzira bwawe mushumbura aha ngaha. It's your right, dear pastor. Nawe uhaye dukurikirana online, nuburenganzira bwawe. It's your right following us online. Urakoze data. Thank you, Father. Icyatumye ururutsira ijambo. You brought this word. Nta muntu numwe ijambo ry'Imana ryaciriyeho urubanza. There is no one that feels ahubwo condemned by the word. ryatweretse inzira
tugomba kunyuramo The kugira word ngo of God tugende has turushaho shown us the way dusana Yesu umunsi ku to wundi. resemble Jesus. Reka tubihindure intego, May we reka change our tubisengere, reka purposes. tubiharanire, May we reka pray, twiyabandone may we maboko ya Holy struggle, Spirit may we abandon ourselves kugira in ngo the Mwuka hands Wera of the Holy tugeze mu Spirit, ntego y'Imana. so that He may lead us Uha in the umugisha will of God. itorero ryose, Bless the church. uha umugisha abamama, uha umugisha abapapa, uha umugisha abahungu n'abakobwa, uha umugisha abadukurikirana online, Bless those uha following umugisha us buri muntu online. wese Bless wumvise every iri person jambo that heard kugira ngo this turusheho word, kugenda dushinduka so that we may keep umunsi our transformation process daily, ku wundi, each day, kugira ngo duse na Yesu muri iyi si. so that we may Nibwo tuzagukorera mu mbaraga Jesus and zitangaje. be able to serve you mightily. Icubahiro n'ishimwe May the glory bikomeze and kuba honor ibyawe. be yours. Tuguhaye amashi menshi, We applaud tuguhaye you. impundu nyinshi kubwa Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hobera mugenzi wawe umubwire ngo urushirizeho gusana Yesu. Ugende usana Yesu umunsi ku wundi. Maze Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Amahoro ya Kristo atahane nawe. May the peace of Jesus